nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kumva genda umukristo mpora mbihamya nawe igihugu cyose cyanseka genda umukristo wo mu mutima kuko ubusigaye nkunda Kristo icyatumye apfa yazize njyewe nabuzwa n'iki kujya mukunda icyatumye apfa yazize njyewe nabuzwa n'iki kujya mukunda genda umukristo umva ubwo buntu narakijijwe nkurwa mu byaha genda umukristo naho naterwa n'ibyago nkaba no ku rugamba genda umukristo ndi umutabazi mu ntambara ndasana n'ibyaha mfite umugaba n'umwami Yesu nitubaha nzahora nesha mfite umugaba n'umwami Yesu nitubaha nzahora nesha genda umukristo ndi umwimukira ndakomeje mu rugendo rwanjye ibyino mu isi ndabinyuye nsigaye nifuza ibyo mu ijuru genda umukristo gakondo yacu iri mu ijuru ku Mana yacu nta nzara ibayo nta n'imiruho abaho bose baguwe neza nta nzara ibayo nta n'imiruho abaho bose baguwe neza genda umukristo icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye kinyibagiza ibyago byose nkumva nduwe n'umwami Yesu genda umukristo uko ndi kose maze nintumirwa ngiye gupfa nzagira ibyishimo bitavugwa nzabona ihirwe ngiye mu ijuru nzagira ibyishimo bitavugwa nzabona ihirwe ngiye